maraso, yego, ahubwo harabura iki ngo umwana w'umunyarwanda noneho abone impano yiwe nk'akazi, abone ko niba kuba afite impano runaka ari ikintu gikomeye afite ku buryo cyamuviramo akazi kamutunga we n'umuryango ndetse binagirire n'igihugu akamaro. Harabura iki? Bipfira he? Ni muri minisiteri y'urubyiruko no kuzamura impano. Ikibazo rero kirakomeye, birapfira he? Nubwo gikomeye kirashoboka, ikibazo kirakomeye ariko birashoboka, birashoboka, birakomeye ariko birashoboka. dore ikintu kibura, harabura iki? ubundi sibyo kuko hari ikintu utakirengagiza, turi mu isi y'amafaranga, sibyo, turi mu isi y'amafaranga, aho ibintu byose bikorwa ariko ufite ubushobozi, ibintu byose bikorwa ariko ufite amafaranga, wabyanga wabyemera, bidafite amafaranga nta buzima ufite, siko wagira impano utayigira, sibyo, amaso yabaye ko mbona nta mafaranga ufite, sibyo, nta mafaranga ufite ntacyo ugeraho, wagira impano utayigira nta mafaranga ntibikunda, kuko ntabwo uriya mwana, sibyo, ubwe ku giti cye azifata ngo ajyane kwiga mu ishuri ryiza nta bushobozi bwo, sibyo, ntabwo azifata wenda tuvuge niba afite ubwo bumenyi gukora imodoka, sibyo, yikoreshe training, yikoreshe ibiki, nicyo kibazo dufite. Aho rero hari ibintu bibiri, kimwe gishoboka, icyambere, igishoboka cyambere ni iki? Icyambere gishoboka rero, niba ukennye ni urugero, nta bushobozi ufite, amafaranga ntayo, kandi ufite talent, aho ngaho umuntu agufasha n'umwe wenyine. Ninde? Ni leta. Leta ninde? Inzego za leta. Inzego za leta ni izi? Inzego za leta ntabwo uzizi. Minisiteri ishinzwe ubuhanzi, ishinzwe urubyiruko, ishinzwe ibiki, biterwa n'ibyo ari byo ukora ibyo ari byo. Kuko iyo minisiteri kugira uyigereho bisaba iki? Minisiteri uyigereho bisaba ubwawe gufata igitekerezo ngo reka njye gushaka support y'ibintu nkora, cyangwa se nayo ubwayo ikaba ari ikugeraho, binyuze mu zihe nzira? Iyo minisiteri dufata urugero, dufata urugero uretse kujya mu ibyo, dufata urugero, niba ufite impano runaka, sibyo, yo gukora ibintu runaka, vuga cyane, uragenda, sibyo, uragiye, niba uri umwana wagerageje gukora akamodoka gato, urumva, wakeretse abantu barakubona, sibyo, baravuga ati uri umuhanga urabizi, sibyo, umubyeyi w'uwo mwana, umwana afite talent, why not uragenda ngo ujye nko kuri ikigo runaka cya leta gishinzwe ikoranabuhanga na innovation, iyo minisiteri irahari, wabwira ariko ufite umwana hano, sibyo, ukiri aho ngaho, ese uri sure neza ko umubyeyi w'uwo mwana ayo makuru ayafite? Uri sure neza ko ayafite? Kubera ko impano nyinshi ziri ahantu usanga mu cyaro, aho ngaho mu cyaro, cyangwa se ku bantu badafite n'ubumenyi, badashobora no kubona no gubumenyi. Dore ko urareba uyu mwana Gilbert, uyu nguyu ufite talent nyine yo gupanga match, ukuntu iri bugende umupira akashyira hari uriya Regan yabashije kuba yavuga ati uyu mwana ashoboye ibi n'ibireka muzamura abantu mu bumenyi. Uriya mwana iriya life yarabayemo ari wawe, uri sure neza ko ibyo ngibyo uri kumbwira ngo umubyeyi we ngagire gute, ubona ibyo bari kubitekereza? None se byagenze bite kugira amenyekane? Byagenze bite? Byaciye mu zenzera, ntazuzi. telefone yahamagaje ayikuye, kugira ngo ahamagare, ashobora no kuba yaratiye, ikindi cya mbere umenye ko ni akavidewo gato cyane kagiye gahererekanwa, sibyo, gahererekanwa kugeraho Igani avuga ati uyu mwana reka ngende musure, njyane na timu yanjye musure, aho ngaho rero nyine baba bari kubwirwa si abana.